ngo utegera ugutwi igihano kiyobora mu bugingo azaba mu banyabwenge. Uwanga guhanwa ntiyita ku bwenge bwe, ariko uwemera gucyahwa yunguka ubwenge. Kubaha Uwiteka niko kwigisha ubwenge, kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Imana idufashe cyane. Haleluya. Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ngewe nitwa Nyirakamanzi Suzana, nkaba ntuye mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rutsiro, muri ADPR, muri paruwasi ya Rundoyi. Aho ngaho niho nkorera umurimo w'Imana. Hari ijambo Uwiteka yashyize ku mutima muri iyi minsi, akaba ari ryo shaka ko tuganira. Uyu munsi ndagira ngo turambure Bibiliya zacu, turebe ijambo ry'Imana riboneka hariya mu gitabo cy'Imigani igice cya 15. Niho tugiye kureba ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana idushakaho. Abankurikiye mwese ndagira ngo twifatanye turambure iryo jambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Imigani igice cya 15 ku murongo waho n'ubundi wa 31. Niho tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turasomaho 30, twumve icyo Imana iri kudushakaho cyangwa icyo twakwifuza cyatugirira umumaro. Imana idufashe. Dusome mu izina ry'Umwami wacu. Iryo jambo ry'Imana riri kuvuga ngo utegera ugutwi igihano kiyobora mu bugingo azaba mu banyabwenge. Uwanga guhanwa ntiyita ku bwenge bwe, ariko uwemera gucyahwa yunguka ubwenge. Imana idufashe cyane. Ku murongo n'ubundi wa 33 hari kutubwira ngo kubaha Uwiteka niko kwigisha ubwenge, kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana ritugejeho ritubwira ko n'ubundi utegera ugutwi igihano kiyobora mu bugingo azaba mu banyabwenge. Igihano kiyobora mu bugingo twakigereranya n'inama. Utegera ugutwi inama simuyobora mu bugingo azaba mu banyabwenge. Imana idufashe. Hari ukuntu abantu bashakira ubwenge ahandi, kandi ubwenge bw'ukuri butangwa n'Imana. Utegera ugutwi igihano kiyobora mu bugingo azaba mu banyabwenge, kandi ubwenge butangwa n'Imana nibwo bugirira umuntu umumaro. Imana idufashe. Umuntu ashobora kubaka urugo yarize ubwenge bw'isi rukamunanira, ariko yaba yarize ubwenge Imana itanga akarushobora, kuko ari mu banyabwenge. Ubwenge Imana itanga aribwo bugirira umuntu umumaro. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo utegera ugutwi igihano kiyobora mu bugingo azaba mu banyabwenge. Uwanga guhanwa ntiyita ku bwenge, ariko uwemera gucyahwa yunguka ubwenge. Imana idufashe cyane. Uwemera guhanwa yunguka ubwenge. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntugahinyure inama uhabwa n'umuntu wese, ngo niba ari iziva ku Mana zizakungura ubwenge. Niyo mpamvu ndi gusaba kugira ngo abanyumva bose bashaka ubu bwenge Imana itanga.
ubu bwenge iyo ubufite bubasha kukubakira urugo uri umudamu, urugo rwawe rukagenda neza rukaba nyabagendwa. ubu bwenge Imana itanga ntabwo ari ubwo twiga mu shuri ry'ubwenge, ahubwo ubwenge Imana itanga bwungura umuntu ibintu byinshi. Ashobora kubaka urugo afite ubwenge bwigwa, urugo rukamunanira, ariko ubwenge Imana itanga ushobora kukubakira urugo ukamenya uburyo ugwitwaramo, ukamenya uburyo witwara, kuko Imana igenda ikugira inama yo wayemereye ikaguha ubwenge, ikugira inama ukabana n'umudamu wawe amahoro uri umugabo yakunguye ubwenge, uburyo urubaka urugo ukagubaka, kandi kakungura ubwenge ukamenya uburyo unezeza Imana kuko yakunguye ubwenge wayegereye ikaguha ubwenge. Biradukwiriye kugira ngo ubu bwenge butigwa mu isi, ahubwo buva mu ijuru, bumanuka buva mu ijuru. Ubwo bwenge nibwo shishikarije abanyumva n'abazanyumva bose kugira ngo bashake ubwenge. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dushake ibyahishwe abanyabwenge. Ibyo nibyo ndi kubashishikariza ngo mushake ibyahishwe abanyabwenge. Harimo ubu bwenge rero mu byo tugomba gushaka bimanuka biva mu ijuru, tukabitunga bikatugirira umumaro, bikatubyarira umusaruro munini. Ubu bwenge bukwigisha kurera abana, ni ukuvuga ngo na ba bandi bagenze nabi Uwiteka kwigisha uburyo urajya ubihanganira, uburyo urabakuyakuya, ntubature uburakari, ntubahore amakosa bakose jeje, ahubwo ukabakuyakuya bakakwiyumvamo nubwo baba bagukoshereje, kuko ufite ubwenge bumanuka buva mu ijuru. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo utegera ugutwi igihano kiyobora mu bugingo azaba n'ubundi mu banyabwenge. Imana idufashe. Uwanga guhanwa ntiyita ku bwenge bwe, ariko uwemera gucyahwa yunguka ubwenge. Uwanga guhanwa ntiyita ku bwenge bwe. Ijambo ry'Imana rishobora kukugeraho ukanga kuryumvira, icyo gihe wanze guhanwa n'ijambo ry'Imana ngo wunguke ubwenge. Ariko uwemera gucyahwa, uko ijambo ry'Imana rimugezeho akemera, uwo yunguka ubwenge bwa bundi ndi kuvuga bumanuka buva mu ijuru. Imana idufashe cyane. Kandi ku murongo n'ubundi wa 33 hatubwiye ngo kubaha Uwiteka niko kwigisha ubwenge. Imana idufashe cyane. Ndashishikariza abantu kubaha Uwiteka, kuva mu byaha bakubaha Uwiteka, bakareka kwiba, bakareka kwicana, bakareka gutukana, kugira amashyari n'ibindi bibi byinshi ntabasha kurondora muri uyu mwanya. Iyo ubyihanye rero uba uri kubaha Imana. Imana idufashe, nayo ikakungura bwa bwenge, ukamenya kubana n'abantu bose amahoro, kuko wungutse ubwenge. N'abagukoshereje ukabihanganira, ubundi ukabababarira, ukirinda kuzirikana inabi bakugiriye, kuko wungutse ubwenge. Imana idufashe cyane. Biradukwiriye rero, birabakwiriye abazanyumva mwese ngo mugire ishyaka ryo kubaha Imana, ibungura ubwenge, ibigisha ubwenge, nuko nabanezerererwe. Imana idufashe cyane, ibanezerererwe, ijye ibasesekazaho imigisha myinshi, kuko muyubaha ntacyo muzayiburana. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ryakomeje ritubwira ngo kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Hari igihe abantu bashakira icyubahiro aho kitari. Ijambo ry'Imana ni rikuru, ijambo ry'Imana ni iry'ingenzi, niryo ritugira inama ukuntu umuntu yabona